Yesu nashimwe cyane ndabashuje itorero ry'Imana, Imana ya Isiraheli ibaho umugisha. Nifuje nanone kongera kubana namwe muri uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rikomeze kudufasha rituyobora, kandi uko dusenga uko umuntu agenda arushaho gusobanukirwa no kumenya, niko agenda arushaho gusobanukirwa neza uburyo ari busengemo. Imana rero y'umwijuru ikomeze kubaho umugisha, kandi mukomeze namwe inyigisho mbaha mukomeze muzumve, kandi namwe musome Bibiliya cyane, mucukumbure, mukore ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo tubashe gusobanukirwa, tubashe kumenya, kuko Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye ngo burimbutse buzize kutamenya. Iyo umuntu atazi biragorana ko iyo utazi ikintu birakugora kugisengera. Iyo udafite amakuru y'ikintu kugira ngo umenye kugisengera biragora, ntabwo wapfa kubimenya. Akiyo umenye ubasha no gusenga. Rero akenshi iyo ndimo kubaha inyigisho nk'izi, mba ngira ngo wowe uzumva ntuzifate uzirebere muri ango y'undi muntu, uzirebe nkawe ubwawe, uzite izawe, noneho utangire kwigenzura ubuzima bwawe, imibereho yawe, iy'urubyaro abarufite, iyo imiryango abayifite, nawe ubwawe ku giti cyawe, noneho ubashe gusesengura umenye n'iki gishobora kuba gifitanye isano n'ibi ngibi ndimo kumva, noneho nakora iki kugira ngo bino bintu bibashe gukurwaho. Yesu nashimwe cyane. Ubundi niyo mpamvu nyamukuru yabyo, tubaye turi nk'ahantu turi mu materaniro, dufite ahantu dushobora guhurira, twakabaye tubyiga cyane kurushaho, ndetse tukanabasengera. Ariko ubu ngubu ntabwo bikunda kubera nyine ibihe turimo, ariko nabwo Imana ishimwe ko ibi byaje, hari uburyo nk'ubu dushobora gukoresha nibura ijambo ry'Imana rigatambuka, nabyo tubishimira Imana. Rero uyu munsi turakomeza n'ubundi kuri inyigisho yacu irimo kuvuga ngo mpa umwana wanjye. Kuvuga ngo mpa umwana wanjye, uyu munsi turakomeza none kuri iriya mirongo uko ari ibiri, iyo twaraye dusomye nimugoroba, ntabwo twari twamanuka ngo tugere hepfo ku yindi, turacyakoresha iriya mirongo ibiri twakoresheje ejo. Yesu nashimwe cyane. Aho twabonye ko abagore babiri babanaga mu nzu imwe, bari bahuje umwuga bakoraga, ku biri bavuga ngo bari indaya, ikindi babanaga no mu nzu. Noneho umwe arabyara, amaze kubyara umwana we aba muzima, ngo hashize iminsi 3 mugenzi nawe arabyara, arangije we aza kuryamira umwana we arapfa. Amaze gupfa afata wundi wapfuye aramutwara amushyira mu gituza cy'uriya wari usinziriye, cy'uriya ufite umwana muzima ariko usinziriye, noneho aramuguranira nawe atwara uwe. None uyu munsi ndagira ngo twibaze ikibazo kivuga ngo ese buriya ko kuki yamufashe akamukura mu gituza cya nyina, yarangiza agafata upfuye ngo akamusubiza mu gituza cy'uriya mubyeyi? Wenda kuki atatekereje atereka wenda muhirika gwe hasi aze kugira ngo wenda yaguye? Kuki atatekereje wenda atereka murambike ku ruhande mushyire hirya? Kubera iravuga ngo aramutwara ngo amushyira mu gituza cye, kuvuga ngo uriya wari upfumbase umwana muzima asigara agomeza apfumbase umwana ariko noneho utari muzima. Ubwoko bw'Imana nagira ngo mbabwire ngo buriya Satani hari igihe yambura umuntu, hari igihe akunyaga akagenda pe ku buryo nawe utagira ikintu kimusigarana, nawe ugasigara uri aho nyine gusa. Ariko hari ubundi buryo bwo kunyagwa n'umwanzi, akwambura ikintu gifite akamaro, akagusigira ikindi kintu kikokipa ariko kidafite akamaro. Agutwara ikintu cyari gifite ubuzima, cyari gifite akamaro, yarangiza mu rwego rwo kukujijisha akazana ikintu gisa nka cya kindi, ariko noneho cyo kitarimo ubuzima, kitarimo cyo kukujijisha gusa kugira ngo iminsi ibe yicuma. Nk'uyu nguyu bamushyizeho umwana wari upfuye kugira ngo igituza kidasigara kirangaye nta muntu urimo, n'umuyaga ukaza wenda akaza kumva ko uzabe nka nijoro uryamye, niyo waba wariyoroshe, none wenda wahindukira ibyo yoroshe bikavaho, urabimenya uva nk'umuyaga uje wumva imbeho ukumva ko ibyo wari yoroshe byagiye. N'uyu rero yaravuze ati uyu nintagira vuba ngo nsubizemo
uyu nguyu wapfuye, kugira ngo nibura nananyeganyega yumve ko afashe umuntu, yumve ko hari umuntu uhari, araza kubitahura vuba. Arangije ashyiramo uriya kugira ngo amujijishe, uriya nawe uko aryamye akomeza yumva harimo umuntu burinde bucya. Ibi ngibi ni byo umwana Satani akora, akaza akakwambura ikintu kizima, yarangiza akakuzanira ikitari kizima kugira ngo akujijishe ntumenye neza uburemere bw'icyo watakaje. Ibi biba mu buryo bwinshi butandukanye. Hari igihe Satani ashobora gutwara akazi, mu by'ukuri kari akazi kazima, gashobora kuzagira icyo kakugezaho kizima kigaragara, akagatwara. Yamara agatwara ako kanya, kubera ko azi ko ubushomeri nibugukubita ushobora kuzajya gusenga ugatitiriza ukabayo, noneho bigatuma wenda ushobora no kuba wakongera ugatabarwa vuba cyangwa se wakamwaka. Buriya Satani iyo atwaye ikintu, iyo ukomeje ukarwana ukoresheje imbaraga nyinshi, urongera ukakibohoza kikagaruka. Ariko nababwiye ko tuzareba ukuntu uyu mugore yashubijwe umwana we amuhawe n'umwami. Uko tugenda tumanuka kuri iyi mirongo nituhagera, ngira ngo tuzaba turimo dusatira igihe cyo gusoza izi nyigisho, twinjira mu gihe cyo gusenga, nibwo tuzareba neza uruhare rw'umwami kugira ngo usubizwe icyo wari warambuwe. Muri izi nyigisho zibanza ni ukugira ngo ubanze ukoreshe ubwenge bwawe, usensinge cyane, utekereze, urebe, ukompare ibihe, urebe ibyo ukora, noneho wibaze ngo ese ibyo mfite ubu nibyo nagombye kuba mfite? Ese ukomeze uyu munsi niki cyabuze kugira ngo mbe ndahangaha ndi? Ahari aho sinaba nanjye nararangaye, narasinziriye, umwanzi akaza akanyiba, akanguranira, akanyambura igifite akamaro, yarangiza akankinga mu maso ikidafite akamaro. Ahari uyu munsi sicyo naba ndimo kuzira. Ibyo ngibyo nibyo ngira ngo tugende tuganiraho muri uyu mugoroba, noneho ubitware nka assignment cyangwa devoir, nawe ugumize ubitekerezeho, bigufashe ukuza gutekereza no kuza gusenga. Iyo umwanzi agutwaye ikintu akazana ikindi cyo kukujijisha, bituma ntabwo ugira imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo urwane, kuko buriya iyo agutwaye akazi yarangiza akakuzanira ikindi kikokipa, ukabona ntiwirirwa mu rugo, ukabona urabyuka ugenda, mu by'ukuri wenda ukabona uragerageza kurya, ukabona birashoboka. Akenshi iyo bavuze bati abantu badafite akazi baze tubasengere, ntabwo ugenda kuko wumva ko ugafite. Ariko nanone kandi kuko akaba n'igihe wahaguruka abantu bagatangira kureba, urabizi nabyo, bagashinga n'inzara bati buriya agiye he, buriya aradushinyagurira, baravuga badafite akazi akaza kandi agafite. Ariko nyamara muri wowe urareba akazi ufite, wakwibuka n'ako wari ufite cyangwa n'ako wakabaye ukora, ukabona ntabwo birimo bihura, ntabwo bijyanye. Hari iyo wabashije kubisobanukirwa rero ugasenga cyane, akazi nyakazi wagombaga kubona urakabona kakagaruka. Haba igihe rero muri tugende wenda dufate urugero nko kuri urugero rw'abana, ariyo sije turiho muri iki gihe. Satani araza agafata umwana igihe wari umutwite, Imana yaraguhaye amasezerano ikakubwira n'uwo azabaho n'ibyo azakora, kuko pe wamujyana no ku ishuri ukabona arimo ariga neza, arazamuka neza, agatsinda neza, agatsinda toronkome neza, agatsinda sizimu, yagera muri kaminuza, muri cya gihe watekerezaga ko imvune zitangiye kugabanuka, avuga uti uyu mwana nibura aho ageze yarangije kwiga, ari muri kaminuza, yagiye gusoza, zabaho, ugatangira gutekereza, ukabona inzozi ze wari ufite ukuntu agiye kuzuzuza n'ukuntu agiye kubaho. Wajya kubona ukabona muri icyo gihe umuntu atangiye guhinduka, atangiye gutakaza umurongo, amaze kugera mu myaka utamubwira ngo yumve, amaze gufata agatangira kwandura izindi ngeso. Ukabona umwana wari umurokore, nta kintu kibabaza cyane, noneho bibabaza cyane iyo famiye ikijijwe cyangwa se irimo abakozi b'Imana. Uzi kubona umwana aca ahantu bakavuga turiye mwana n'uwa pasiteri kanaka, wareba ukuntu asa, wareba ukuntu ameze, wareba imisatsi, wareba inzara, wareba imyenda yambaye, wareba ukuntu ameze, ukumva nawe ubwawe umurebye ugatinya kubivuga. Umuntu akubajije atuye mwana, ariko uko mbona nsa nk'umuzi, utinya kuvuga uti ni uwa kanaka, kubera ukuntu umureba ugaceceka. Igihe rero iyo bigeze hariya, kubera ko ariho, hari igihe wumva ko ntacyo bitwaye, ariko nyamara ni ukuvuga ngo icyerekezo cy'ubuzima bwe, uwo yagombaga kuzaba ari we, Satani arimo aramwiba, arimo aramutwara ubwenge, arimo aramutwarira igihe, arimo aramutwara, amukuye mu ishuri urabireba, amukuye nta hantu ari buze kubona, ko nta kazi ari buze kubona kubera ko n'ishuri yaritaye,
nta kintu na kimwe arimo gukora, agatangira kuzerera ku musozi. Ejo wajya kubona ukabona yatangiye kunywa inzoga, yatangiye kunywa itabi, yatangiye kujya mu buraya. Uriye ariko wibuke ko agihari, arataha mu rugo akaza, akaba umuhungu, akaza akajya mu nzu akaryama ukamubona ko ahari. Urabona umuntu ahari mu buryo bugaragara ku mubiri, ariko mu bitekerezo, mu bwenge, nta muntu uhari, yaragiye. Iki ni cyo kintu, uyu ni wo mwuka urimo ahangaha turimo kuvuga, aho uyu mugore yafashe umwana wapfuye akamuzana akamushyira mu gituza cy'umubyeyi, yarangiza agafata umwana muzima akamutwara. Hari abantu Satani arimo atwara muri iki gihe b'urubyiruko benshi, arimo aratwara ubwenge bwabo, arimo aratwara ejo hazaza habo, arimo aratwara destinies zabo, arimo aradivatinga, arimo arahindura ibyerekezo by'ubuzima bwabo, aho Imana yabahamagariraga ko arimo arabayobya, arimo arabatwara, kandi turimo turarebera. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu murimo kubona muri iki gihe, hari ibintu bisa nkaho ubona ko bisa nk'ibyagizemo akamaro ku muntu, ariko mu by'ukuri atari akamaro. Dufite abana benshi bagiye bakurira mu nsengero, baririmba muri za Sunday school, bakajya mu makorari bagakorera Imana. Yageze hagati bajya ukabona umwana wari umuririmbyi muri korari mu rusengero, ejo musanze yagiye kuririmba muri za gumaguma, niba ari gumaguma, niba ari kimwe bya Primus. Nibwo yagenda agatsinda akazana ziriya miliyoni 3 babaha, cyangwa 4 cyangwa 5, buriya abahombye ibintu bikomeye cyane yajyaga kuzabona mu myaka yindi iri imbere, naho Imana yamutwaraga ntagiye, ariko aradivatinze agiye mu kindi cyerekezo. Wenda ku mpuhwe z'Imana yongeye kazamufata agashyizwa akagaruka, byaba byiza, ariko hari benshi bagiye bafatiraho ntibagaruka. Uyu ubibona kubera ko umubona ahari, uratekereza ukavuga uti uyu mwana wanjye ntacyo arahari, yewe rwose ndabona n'ubundi ntacyo abaye, yakoze ibi n'ibyo. Ariko mbere mu iteruro, mu ivuka rye, nuko wamureraga, nuko wumvaga wumutekereza azamera nk'umubyeyi we, urabona ariko ameze. Umwana aragiye arize, arangiza segonderi cyangwa arangiza kaminuza, abaye ikirara, ararara mu gasozi. Ubu n'ubu ndimo nk'aya masaha, uretse ko wenda ubu hari gahunda zaguma mu rugo, cyangwa se n'aya masaha bakonditioninga abantu gutaha, ariko ugasanga nk'aya masaha bigeze saa 7 za nijoro, umubyeyi ntazi aho umwana ari. Umubajije uti umwana ndavuga ngo ntabwo mbizi, bigereze saa 7 ati ntabwo mbizi. Mu gitondo akabona umwana araje, avuga ati ni uburenganzira bwe, n'umwana amaze kuba mukuru, agomba kugenda uko ashaka. Abantu b'Imana, uriya ni umwuka mubi cyane wa Satani urimo kwiba abana bacu. Nimuhaguruke mukenyere, ababyeyi nimuhaguruke murire, aho nimuhaguruke mukwete mukomeze, hanyuma dusenge tubohoze ubuzima bw'abana bacu, tubagarure mu cyerekezo kizima. Iyi minsi tuzaganira kuri iyi myuka irimo iza muri iki gihe cyane, irimo ifata urubyiruko, iyi myuka y'abarezebiyaniz, y'abagay, y'aba homosexuals. Ubu noneho nibyo bigezweho muri iki gihe. Mu Rwanda birahari, byarahageze deja, barahari, barakora, bafite ofisi zabo aho bakorera. Hari n'umwe nabonye, hari umuntu twaganiriye ukorana nabo bikora muri icyo kigo, bo baragenda bashishikariza abana b'abahungu kubabwira ko umuhungu gushaka n'undi muhungu ntacyo bitwaye, umukobwa gushaka n'undi mukobwa nta kibazo, ni uburenganzira bw'umuntu, umuntu afite uburenganzira ku mubiri no kuwukoresha uko ashaka. Tudafatirana vuba na vuba, twari tukirimo gutangazwa n'urumogi n'itabi. Noneho haje ikindi kirengeje urumogi n'itabi, ubutinganyi. Harimo haraza ibintu byinshi. Nitudahaguruka ngo dushikame dusenge, turwane n'iyi myuka, tuhoze ubuzima bw'abana bacu. Uzareba umwana ngo uburenganzira bwe n'uburenganzira bwe, ariko ejo ashobora kuzagera ahantu wowe ubwawe nk'umubyeyi uzajya umuntu ukamuhunga, ugatinya ko baranavuga ko ari umwana wawe kubera ukuntu ameze. Ndagira ngo mbasabe mureke dusenge twinginga Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Isirayeli, Imana isumba byose, Imana nyamana, Imana yambaye icyubahiro, Imana ikomeye, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yaremye buri kintu cyose kiri kuri iyi si, Imana yaremye isi ikarema inyanja, igatandukanya amazi n'ubutaka, Imana ifite ubwenge, Imana yagennye uko isi yose n'ibiriho bizabaho. Mwami Imana, ubuhanga bwawe burakomeye. Iyo turebye ukuntu washyize inyenyeri mu kirere, ugashyirayo ukwezi, ugashyirayo izuba, inyenyeri zitagira umubare zingana, ubu tutamenya uko zingana,
zibana kandi zitagongana, zidakubitana, zitagira gute, zigenda buri kintu kigenda mu murongo wacyo. Iyo turebye uko umuyaga uhuha nuko ugenda ntitumenye inzira zawo, iyo turebye mwami Imana ukuntu aho amazi ava adashirayo n'aho ameneka ntihuzure, iyo turebye twumvisha amateka nk'igihe Akagera kabereyeho uyu munsi agahora gahurura amasaha yose aho amazi ava naje n'aho ameneka ntihuzura, mwami w'abami ubwo n'ubwenge bwawe bukomeye nta mwana w'umuntu wabasha gusobanura nk'ibi ngibi. Ndakwinginze nyir'ibihe mu bubasha bwawe mu bwenge bwawe, tuje imbere muri uyu mugoroba tuje kugira ngo nyir'ibihe twinginge utugire neza nk'Imana, udusubize generation yacu, dusubize abana bacu, dusubize urubyiruko rw'iki gihugu, ubadusubize mwami Imana. N'abana bavutse wabavuzeho, n'abana mwami Imana wavuze ko bazaba abahanuzi bagahanurira amahanga, n'abana wavuze yuko bazaba abacamanza kandi bukuri batagoreka imanza, n'abana mwami Imana wavuze yuko bazagura ubwami bwawe. None dore igihe turimo nk'iki, mwa Satani arimo arabatwara, arimo arabatwaza igitugu ku manywa na nijoro, ababyeyi barimo bararira. Mwami ndakwingiza kugira ngo urebe agahinda k'aba babyeyi, urebe imitima yabo ibabaye, urebe imitima barimo gushengurwa n'agahinda kubera uburyo barimo kubona umwuka urimo utwara bano bana. Mwami Imana ndakwinginze, twe twaragerageje nk'abana b'abantu, ababyeyi bagerageje kwigisha abana amashuri meza bazi ko aribwo bazaba abana bazima, bagerageje gukora ibishoboka byose, ariko dore Satani arimo arahinyuza ibyo ababyeyi bakoraga ku bana babo. Ndakwinginze Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turakwinginze kugira ngo tugarurire aba bana mwami, turakwinginze kugira ngo tugarurire aba bana mwami, turakwinginze kugira ngo tugarurire abana mwami. Turakubita hasi izo imbaraga zibarwanya, turasenya uyu mwuka wa dayimoni, turasenya uyu mwuka wa Satani urimo kuza gutwara ibitekerezo by'aba bana, urimo kuza gutwara ubuzima bwabo, urimo kuza gutwara icyerekezo cy'ubuzima bwabo, urimo kubabuza icyerekezo Data. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakubita hasi izi imbaraga, turakubita hasi imyuka yo mu bisekuru, turakubita hasi imyuka yo mu binyirakuru, turananiza izi mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imyuka ikomoka hose ikomoka mu miryango turayinaniza, turayisenya mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso yawe Yesu. Turananiza gukora k'umwanzi kose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ikomoka mu isi y'abarozi turayisubiza mu izina rya Yesu, turayinaniza mu izina rya Yesu, turayikubita hasi mu izina rya Yesu, turayisenya mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Uwiteka Mana nyir'ibihe, turahamagara gukora kwawe nk'Imana, turahamagara imbaraga zawe, turahamagara ububasha bwawe, turahamagara gukora kwawe. Ngwino dusubize mwami abana bacu Data, icyubahiro cyose n'amashimwe no gukomera n'ibyawe, uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 buri cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45. Itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Mu mibyizi duterana buri wa kabiri guhera ku isaa 11 z'umugoroba kugera ku isaa 1:30 za nimugoroba, ndetse kandi na buri wa kane guhera ku isaa 11 z'umugoroba kugera ku isaa 1 z'umugoroba. Ku cyumweru tugira amateraniro abiri. Iteraniro rya mbere ritangira kuva saa 2 zuzuye kugera saa 5 z'amanywa, ndetse iteraniro rya kabiri rigatangira saa 5:30 kugera saa 8 zuzuye. Mu buzima bwawe kandi nanone ukeneye guterana kandi guterana kwera. Mu gihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788800088 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije cyane itorero ry'Imana. Imana yo mwijuru umugisha.
bifurije kandi kugira icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'amahirwe, icyumweru cyo gusabana n'Imana. Munyemere rero mbaha ikaze muri aya materaniro yacu yo muri aya masaha. Nkuko bisanzwe buri saa 2 tugira amateraniro hano kuri radio Umucyo. Ndabashimiye cyane abakomeza gukurikirana, abakomeje kubana natwe muri aya materaniro. Nukuri Imana yo mu ijuru igibaho umugisha. Turabakunda, nuko kubageraho mwese bitakunda ngo bishoboka, ariko kandi Imana nidushoboza aho tuzahurira tuzabibagaragariza ko tubakunda kandi tubashimira. Nshimira rero ibitekerezo muduha, amasengesho mudusengera ndetse n'ubuhamya muduha. Imana yo mu ijuru igikomeza ibaho umugisha cyane. Hanyuma twese dufatanyirize hamwe kugira ngo dushime Imana yo mu ijuru, kuko ariyo ikora imirimo igakora n'ibitangaza. Ubushize rero twari tumaze iminsi turimo kwiga inyigisho yavuga ngo Mwami Imana mpishurira amayobera. Biri amayobera ku buzima bwacu, byo tutasobanukiwe, byo twabonye, twasanze mu miryango yacu tutazi iyo byavuye, ibigaragara ku buzima bwacu twebwe tutabashaga kumenya inkomoko yabyo, ndetse tudafite n'icyo twakoraho. Ibyo ngibyo nibyo twarimo gusenga tubwira Imana ngo iduhishurire, hanyuma nimara kuyiduhishurira kandi ibikureho. Ngira ngo rero twabonyemo, twagize igihe cyo kubiganiraho, twagize igihe cyo gusenga. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twabonye ubuhamya, hari benshi bari bafite ibintu byinshi by'amayobera ku buzima bwabo, Imana yagiye basobanurira. Hari n'ababonaga babaga babiziho, ariko nanone akakubwira ati ndabizi ariko sinzi icyo nakora kugira ngo bikurweho. Narasenze, twarebye uburyo ki abantu bafatanya mu misengere dukoresheje ibyanditswe byera, hanyuma turashimana ku byakemutse, kandi nanone n'ibitarakemuka twizeye Imana yo mu ijuru ko izabikuraho. Yesu rero nashimwe cyane, kandi mukomeze kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi rero tugiye gutangira nanone ibindi nyigisho tuzaganiraho nanone mu minsi 7. Bidukundiye wenda iyo biza kudushobokera twakabikoze nka semina y'icyumweru, ku buryo wenda icyumweru cyarangira noneho gikurikiraho akaba ari bwo dutangira amasengesho, tugasenga tumaze kumva neza ibyo tugiye gusengera n'uburyo tuzasengamo. Ariko sinzi ko bizadukundira ko twabikora nka semina, kuko byaba bidusaba kuza buri munsi kuvana uyu munsi kugeza ku cyumweru, kandi ntago nzi ko byakunda. Ariko tuzakomeza tugerageza ibishoboka byose. Tuzakora dukoreshe cyane cyane kuri iriya channel yacu ya YouTube, hanyuma tunakoreshe n'iriya group WhatsApp duhuriraho. Aho bidashoboka ko tuza kuri radio, tuzajya dukoresha izo channels uko ari 2, hanyuma dukomeze twige kandi dusobanukirwe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mpa umwana wanjye. Ubushize ku cyumweru twari twabiganiriyeho, nababwiyeho ko iyi nyigisho tugiye gutangira muri iki gihe. Nsaba cyane cyane ababyeyi ko tuzayikurikira, hanyuma ikazadufasha. Nitumara kwiyumva neza tuzasobanukirwa uburyo tuzasengamo, cyane cyane dusengera abana. Buri umuntu yamaza ngo ninde nsaba umwana, ko iyo nyigisho ivuga ngo umwana wanjye, ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Reka dusome Bibiliya mu Bami ba mbere igice cya 3 n'umurongo waho wa 16. Dusome Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo Salomo acira abagore 2 imanza. Bukeye abagore 2 b'abamaraya basanga umwami, bahagarara imbere ye. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko ninjoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye.
amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati yemwe, umwe agira ati umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. Undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mu mwihere wimwica. Nubwo bimeze bite, ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami aciye urwo rubanza baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Amina. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana yera kandi ugakiranuka. Uri Imana wambaye icyubahiro, urakomeye, niwe nyiri ububasha, niwe nyiri ubushobozi, niwe nyiri ubwenge, niwe nyiri kumenya. Mwami Imana uhereye iyi si n'ijuru n'ibirimo byose byaremwe nawe. Uri Imana ntawakubanjirije nta nuzaguheruka. Urakomeye, urahambaye, icyubahiro cyose ni cyawe. Mwami Imana uri Imana idukunda, turabizi, ntabwo tubishidikanyaho, kuko urukundo rwawe warutweretse inshuro nyinshi, si rimwe si kabiri. Wera wa Isirayeli, uyu munsi turiho kubera imbabazi zawe, turiho kubera ubuntu bwawe, ntabwo turiho kubera ko dukiranuka, ntabwo turiho kubera ko dukwiriye kuba turiho, ahubwo Mwami Imana turiho kubera ubuntu n'imbabazi zawe. Rero turagushimira ko uri Imana yacu bwite, ntabwo turi bibyarwa, ahubwo turabana mu rugo kwa data. Icyubahiro n'amashimwe no gukomera n'ibyawe Mwami Imana. Ndakwingize kugira ngo iyi nyigisho dutangiye Mwami, umwuka wawe wera ayitwigishe, adusobanurire kurushaho. Uzayumva wese Mwami, aho ntazabasha gusobanura ngo yumve, ndakwingize kugira ngo umwuka wera w'Imana azamusobanurire kurushaho. Ndetse Mwami nitumara kumva uzatuyobore nanone uburyo tuzasengamo, kugira ngo turokore abana bacu, turokore urubyiruko rw'iki gihugu, turokore urubyiruko rwa Afrika, turokore urubyiruko rw'isi yose Mwami, abo Satani arimo gutwaza igitugu aberekeza mu isi yo kurimbuka. Mwami turakwinginze kugira ngo utugarurire abana, bongere basubire mu murongo mwiza ubashakamo nk'Imana. Urakoze, urakarama. Rero icyubahiro cyose, amashimwe ni ibyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Yesu rero ashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Ngira ngo nababwiye ko inyigisho tugiye kwiga izabivuga ngo mpa umwana wanjye. Dusomye hano inkuru z'ukuntu umwami Salomo, hari abagore babiri babanaga mu nzu, Bibiliya ivuga ko bari bamaraya, noneho ngo bakaza kubyara abana. Umwe arabanza arabyara, haciye iminsi 3 undi nawe arabyara. Amaze kubyara babaga mu nzu bombi ari babiri, noneho umwe ngo aryamira umwana we arapfa. Amaze gupfa aragenda areba mugenzi we wasinziriye, arangiye aragenda afata umwana wa muzima amukura mu gituza cya nyina aramutwara. Amaze kumutwara afata wa wundi we utari muzima wapfuye amushyira mu gituza cya wa wundi wari ufite umwana muzima. Barakomeza bararyama, ngo bigeze mu museso, igihe wa wundi agiye konsa umwana we, arebye asanga umwana ntakiriho, yapfuye. Arababara birumvikana, ariko bukiye mu gitondo yitegereje umwana we. Ibyo ari byo byose Bibiliya twereka ko mu gihe cyo kuvuka kw'aba bana hari harimo intera y'iminsi 3. Umwana rero urufite n'iminsi 3 bakiri batoya bose, bishoboka ko hari ibimenyetso bigaragaza ko uriya mwana
ari uwe kuko yari yaravutse mbere. Ikindi nanone ntabwo umubyeyi ashobora kwiberwa umwana yabyaye, yaramubonye asanga kuko umwana nuwe ariko agerageje kugira ngo amusabe uwamutwaye aramuhakanira, aramubwira ati umwana no wanjye, undi ati nanjye no wanjye. Nta bahamya bari bahari bo kuzahamya ibyo bintu kuko yavuze ko babaga mu nzu bonyine ari babiri, nta n'umushyitsi wari uhari. Ntago bajya gutanga abagabo ngo avuge ati yewe mubyara baba ngaba barabirebaga bari bahari, nta bahamya bo guhamya bari bahari. Ni ukuvuga ngo hagomba gukora ukuri kwari muri buri muntu yemezwa n'umutima we. Iyo rero uko kuri kutabonetse umuntu atangira kuvuga uko abyumva, ahimba ukundi kuri bijyanye n'intego afite muri ako kanya, agahimba icyo yise ukuri ariko mu by'ukuri atari ukuri ahubwo ari ikinyoma. Yesu nashimwe cyane. Noneho barakomeza bagizo mpaka kugeza igihe urubanza rwagendeye rugera ku mwami Salomo. Rugezeyo twabonye ukuntu yarukemuye. Aha rero niho dukomora inyigisho yacu tugiye kwigaho ivuga ngo nsubiza mpa umwana wanjye muzima, umwana wanjye kuko umwana wanjye ni muzima. Tuzaganira byinshi kuri iyi nyigisho. Uyu munsi gusa ndabaha ibanze cyangwa se introduction y'inyigisho byo tuzaganiraho muri iki gihe. Kuvuga ngo mpa umwana wanjye birashaka kuvuga iki? Ese uyu mwana nsaba ari hehe, yagiye hehe, yatwawe nande? Muri iki gihe tugezemo, aho isi igeze uyu munsi, tugeze mu gihe kigoye cyane, igihe kurera abana, kurera generation iri bukurikireho ari ibintu bigoranye cyane. Ndabaho ingero nkeya kuko tuzagenda tuganira n'ubundi tuzagenda tubona n'ibindi byinshi. Tugeze mu gihe cyuko ubona ibundi bihugu ukuntu bibaho cyangwa se ukuntu ibihugu byagiye bibaho. Buri gihugu kigira ibikiranga, na kera bikiri ubwami bitari byaba za repubulika. Buri bwami bwagiraga ibintu biranga ubwo bwami. Ubwami bugira icyitwa ikirango cy'ubwami ku buryo aho ugeze ubona ikirango ukavuga uti ni ubwami bwahanaha. Wabona intare ukavuga uti ni ubwami wenda bw'u Rwanda, wabona umusambi ukavuga uti wenda ni ubwami bw'Ubugande, wabona ikindi kintu runaka bijyanye n'ikirango cyarangaga ubwo bwami bwabo. Hakongera none ubwami bukagira imbibi cyangwa se imbago aho bugarukiraho buhanira imbibi n'ibindi. Ubwami bukagira nanone igisirikare cyabwo, kikagira abaturage bacyo, kikagira uburyo ki buyoborwamo. Hakongera hakiyongera ikindi kintu cyari gikomeye cyane, buri bwami bukagira umuco wabwo. Umuco buriya n'ibihugu dufite tubana muri aka karere tugira imico itandukanye. Igihugu akenshi uzumva igihugu kimwe cyishaka gukritika cyangwa giseka umuco w'ahandi. Hari abanyarwanda bavuga ngo agahugu umuco n'akandi ukwako, buri gahugu kagira umuco wako. Hari imico imwe n'imwe duhuriraho, hakaba n'imico myinshi dutandukaniraho, ariko bitavuze ko utari uwawe ari mubi. Oya, ntabwo utari uwawe ari mubi, nubwo akenshi abantu bakunda kumva ko waba ari wo mwiza, ariko umuco wose ni mwiza kubera ko wubatse iyo societe y'abo bantu babamo. Nta muco rero mwiza uruta uw'abandi. Haraba nko mu Rwanda uburyo turamukanyamo, uretse ko noneho wenda tureke n'iki gihe cya covid aho abantu batagihoberana, ariko na mbere gato yuko covid iza hari ibijyanye no kuramukanya byarimo bihindura isura. Ubundi abanyarwanda baramukanyaga bagira indamukanyo zabo n'amagambo bakoresha, bakaramukanya bahoberanye, hanyuma umukuru akaramutsa umutoya. Hari indamuto baramukanyaga nk'abagabo bahuye, cyangwa se umugabo n'umuhungu, cyangwa se umuntu uhuye n'umwana w'umukobwa, bagiraga indamukanyo zabo n'amagambo bakoresha bijyanye n'umuco wabo. Aho umuntu aramutunda ati amashyo, undi ati amashongore, ni nko kuba amwifurije gutunga inka, undi akamuramutsa ati gira abana, aramwifuriza urubyaro, bakaramukanya bahoberanye. Rero uko iminsi igenda izagenda haza abantu batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye bafite imico itandukanye. Hari igihe baza ugasanga none hari agace kamwe na kamwe, cyane cyane nko mu mujyi usanga ibintu byo guhoberana bitari bigikora cyane, ahubwo abantu baramukanya, bamwe baramukanya bahana imisaya,
abandi bakaramukanya bakubitana intugu, abandi bakaramukanya mu buryo butandukanye. Uwo rero ukaba ari umuco. Nuvuga rero igihugu cyose ubundi kigira umuco cyubakiyeho, ari nawo gitozwa, ari nawo kigisha abana bacyo, abana bagakurira muri uwo muco. Bijyanye rero nuko society yabaga imeze igabanyijemo ibice bibiri, habaga hari muri society harimo abantu babiri, habagamo abantu b'igitsina gabo hakabamo n'abantu b'igitsina gore. Ab'igitsina gabo rero babigishaga babahaga amahugurwa ajyanye n'imirimo yabo nkuko society yaberekaga ibyo bagomba gukora. Nuvuga ngo bamenyaga uko babana, uko baramukanya, uko bicara. Buri abahungu babigishaga nuko bicara, ntago bicaraga kimwe n'abakobwa. Babigishaga imvugo, ikinyabupfura, abantu bose ko bifata, n'imirimo nanone bajyanye n'ibyo ibyo imirimo society yagiye ishyiraho igabanya abantu, hakaba imirimo y'abakobwa n'iy'abahungu. Noneho hari igihe rero igihugu yo cyatakayo hatangiye kuzamo utuntu two hajemo imico irenga 2, 3, 5 bishobora kugorana kuyobora cyangwa se kujera ya society. Mu minsi rero itambutseho gake na mbere ya covid mu Rwanda hari hatangiye kuza n'ubundi ibintu byo imico isa nkaho ubona kuramukanya bitakifite wa mwimerere w'abanyarwanda. Hari abagiye abantu benshi, hari abo tubana nabo hano mu mujyi, abavuye mu Burayi, abavuye mu isi zitandukanye, abavuye mu bihugu bitandukanye, ku buryo ibyo kuramukanya bahoberanye iwabo ntago bihaba. Rero iyo muhuye kuramutsa nk'uko iwabo baramukanye. Nanone hari ibindi bihugu duturanye nabyo, hari aho baramukanya bapfukama, hari aho baramukanya bagize gute. Uwo rero nicyo bita umuco. Rero buri bwami, buri gihugu kigira umuco wacyo. Iyo noneho iyo kirimo kirera abana kibarerera muri wa muco wabo, n'ubundi bakazamuka gutyo. Twebwe rero abakristo n'ubundi abana bacu tubarera muco wa gikristo, ariko kandi nanone uhura n'umuco w'abanyarwanda, kuko n'ubundi turi abanyarwanda. Hari imigenzo imwe mutandukanye umuco n'imigenzo. Hari imigenzo tudakora, ariko kandi umuco wacu ntago tuwureka, kuko niwo watse iyi society nyarwanda, niwo twakuriyemo, ni nawo abo twasanze batubyaye nabo bakuriyemo. Rero tugeze urumva ko nababwiraga ko n'ubundi mu bantu society irimo abahungu ikabamo n'abakobwa. Noneho rero twinjiye mu kindi gihe, twebwe nko mu Rwanda by'umwihariko, ariko mu bindi bihugu bimazemo n'iminsi, aho umuntu avuka ari umuhungu ariko akumva ko kuba umuhungu bitari ngombwa, akumva ko atabyishimiye, akumva arashaka kuba umukobwa, akagenda akajya kwa muganga akibagisha, akihindura igitsina akaba uwo ashaka. Twinjiye mu gihe nanone aho umuntu avuga ngo muri iyo society yacu twabagamo, aho abagabo, aho umusore yagize igihe cyo gushaka agenda agasaba agashyingirwa umukobwa, hanyuma bakazabyara bakubaka umuryango. Nanone turimo turinjira mu gihe cy'uko hari abantu bavuga ngo twebwe ntabwo twemera ko umuntu ashobora gushyingiranwa n'umuntu batandukanyije igitsina, ahubwo tunemera ko abana n'abakobwa babiri bashobora gushyingiranwa bakabana babyihitiyemo, cyangwa se abahungu babiri bashobora kubana babyihitiyemo, ubwo umwe akitwa umugore undi akitwa umugabo, cyangwa se bose bakitwa abagabo ariko cyangwa bakitwa abagore. Ariko ntago byashoboka. Iyo babanye n'ubundi hari uwitwa umugore hakaba n'uwitwa umugabo, bakabana gutyo, ubwo bakabana nk'abashakanye. Turimo turinjira mu gihe nanone aho nta kirazira zazindi z'umuco twari tuzi, twari zagiye zubaka society nyarwanda cyangwa se igihugu cyacu cyubakiyeho. Uhereye mu gihe cy'abami n'igihe cy'aba Republika, abantu bose batubanjirije, hari umuco igihugu cyabaga cyubakiyeho, hanyuma akaba ari nako kirera abana bacyo kibazamuriye muri wa muco. Uyu munsi rero turimo turinjira mu bihe bigoranye cyane, aho umwana abyuka mu gitondo yaca no ku babyeyi ntabasuhuze, yanabasuhuza akabasuhuza asa nkaho muri za mvugo ubona zidasobanutse ukuntu zihabanye na wa muco wacu. Turimo turinjira mu gihe cy'uko ubona kwegeranya urubyiruko, kwegeranya abana, kubarerera muri wa muco twagomba kubareramo, kubatoza indangagaciro z'ubumana, kubatoza indangagaciro z'ubunyarwanda, kugira ngo nibura bazazamuke ari abanyarwanda. Kugeza uyu munsi ari kubwira ko kuba ari umunyarwanda nta kintu yumva, nta n'icyo binamumariye cyane, ahubwo akabwira ati ikirenze nuko ndiho kandi nkaba ndi umuntu uwo naba nitwa ari we wese. Nyamara buriya hariyo ikintu cyo kubahiriza amahame agenga igihugu cyawe n'indangagaciro z'igihugu cyawe, bifite uruhare rwinshi kubaka n'isi imitekerereze yawe n'igihugu cy'ibitekerezo cyawe. Yesu nashimwe cyane. Buri bwami nanone muri yo nababwiraga, buri bwami bugira uko bwemera, bugira imyemerere yabwo, bugira imana busenga. Kera
mbere yuko ubutumwa bwiza bwa Kristo bugera hano mu Rwanda abanyarwanda barafite uburyo bemeragamo nubwo bemeraga Imana rurema ariko ntago bari bakamenye Kristo nk'inzira no kuri n'ubugingo ibageza ku Mana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bajyaga mu mihango yo guterekera no kubandwa zo guterekereza ryangombe izo ngizo na za nyabingi babaga barimo bashakisha ukuntu bagira access ku Mana ariko ntago bemeraga ko ibyo ngibyo ari Imana yabo. Rero muri buri society cyangwa se buri gihugu nanone kigira uko kirera abantu bacyo nuko kibatoza bijyanye n'imyemerere yabo. Aho twebwe rero nk'abakristo turera abana bacu tukabaha indangagaciro za gikristo tukabazamura ari abakristo kandi ari abakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero iyi si turimo twinjiramo uyu munsi, iyi si turimo dukoreramo, iyi si turimo turereramo, iyi si turimo tubyariramo, nisi irimo ibyo bintu byose, irimo iyo myuka yose. None ndimo ndibaza ngo ese aba bana bacu bamaze iyi si maze gufata, iyi si maze gukurura ibitekerezo, iyi si maze gutwara muri iyo njyana yayo, turabagarura dute nge nawe? Yesu nashimwe cyane. Aho niho havugira ngo nsubiza umwana wanjye. Umwana wanjye rero ndimo ndamwaka nde. Hari iyo se nababwiraga ifite uburyo yubatse na system zizayo yubakiyeho. Muri iyo system rero yubakiyeho ngaho hari umwuka wa Satani wihishemo ari wo uri muzana uri mutwara izi generation zizacu. Aho abana umwana uvuka mu rugo rw'abakristo wabyawe n'abapasteri warezwe gikristo ejo waje kuno ukabona avuyemo ari hano hanze ku muhanda yatangiye kunyura urumogi aramwitawara mu nzoga. Ntiyabisanze wabo ntawigeze abimwereka nta nubwo yigeze bamubwira ko nta kibambo yakuze yumva ko ari icyaha. Ariko none uyu munsi ahanageze isi miramwereka yuko iwabo ibyo bamubwiraga bamubeshyaga ahubwo akeneye kubona ko akeneye kubana na yasi. Noneho ibyo iwabo bamubwiye baramubeshye iby'isi irimo kumubwira ntago irimo kumubeshya. Nuvuga ngo iyo system irimo iramukurura irimo iramutwara kugira ngo ajye kwikorera, agiye kwinjira mu bwami bundi, agiye gukorera mu gihe wamutoza kugira ngo azakorere ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nanone indi system cyangwa se undi mugozi cyangwa se undi mwanzi urimo gutwara abana bacu. Ubwo nababwiye ibyo by'ubutinganyi, nababwiye ibyo ngibyo by'ubuhomosexual, nababwiye ibyo bindi barimo muri society nge nawe turimo kurereramo, turimo kubyariramo abana bacu kandi bifite ingufu nyinshi cyane. Hano wenda mu nyigisho ijyanye yimbitse ku bijyanye n'ibyo ngibyo by'ubutinganyi ku cyumweru niyo tuzaheraho tuzayiga nzayibasobanurira cyane. Mbabwire ko hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu harimo n'abantu babishinzwe NGO zirahari zirimo zikora zishishikariza abantu b'urubyiruko kumva ko bafite uburenganzira bwo kubabo. Umuntu afite uburenganzira bwo guhakana, afite uburenganzira bwo guhitamo wabana nawe. Si ngombwa ko umuhungu ashaka umukobwa, si ngombwa ko umukobwa ashobora gukunda umuhungu bakabana, ahubwo ni ngombwa ko umuntu wese uwo ashatse yitiyemo yabana nawe. Zirahari zirakora. Rero nitutaba maso ngo dusenge twongere tugaruke turebe ikijambo ry'Imana ridusaba, turebe indangagaciro zacu nk'abanyarwanda, hanyuma turebe na Bibiliya icyo dusaba, twubake society turera abana neza. Turaza gusanga turimo kubyara ariko kurera bitunanire. Buriya ikintu kigoranye mwa abantu b'Imana mwe ntago ari ukubyara ahubwo no kurera. Kubera ko umuntu wese ufite umubiri ukora arabyara, yaba afite indwara yo mu mutwe, yaba wenda afite se ikibazo runaka, yaba afite indi ndwara runaka, ariko ipfa kubitafata system z'uburyo umuntu aremwa mu mubiri cyangwa se uburyo umugore asama, uwo muntu arabyara. Ariko kurera biragorana. Uyu munsi rero turabyara nibyo, ariko se turarerera hehe? Turarera gute? Aba bana tubyara turaberekeza mu maboko yande? Bararerwa nande? Biragenda gute? Aho ku mashuri bigira naho bariye bafite y'abagenti babo. Ahantu henshi hatandukanye, hari na hamwe mu nsengero mu bindi bihugu ngira ngo mu Rwanda ntibyari byageramo, batangiye kubakira bakavuga bati abana abakristo ni mureke basenge. Iyo ntago ndibuze gukritika ibyo ngibyo, ubwo bafite maybe bashobora kubazana kugira ngo biyegereze hanyuma bazabigishe bazahinduke, kuko hariho n'abahindutse bari babirimo bivamo. Ariko hari n'ahandi hantu bigoraniye ku buryo ubu ngubu hari ababagamo bari barihinduje bashaka kongera kwihinduza bwa kabiri ntibyemere kubera ko umuntu yihinduza rimwe gusa. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu dusubire kuri iki cyane twe twasomye. Salomo uyu nguyu amaze kwima ingoma, Salomo yimye ari mutoya. Salomo ni umwana wa Dawidi, murabizi, yabyaye ku mugore
witwaga Batisheba wahoze ari muka Uriya, noneho yavutse akurikira umwana wa mbere babyaranye agapfa. Hanyuma Imana ibaha Salomo. Imana inaha Dawidi isezerano ry'uko Salomo ari uzamusimbura ku ngoma. Salomo rero amaze kwima ingoma muri Isirayeli, yagiye gusenga asaba Imana ubwenge muri igice cya 3. Noneho ariko yimye yari afite abagabo 3 yabanaga nabo bakoze ku ngoma ya papa we ya Salomo, ari nabo baje gukorana none ku ngoma ya bamufashije akijya ku bwami. Hari harimo barabagabo 3 bakomeye. Hari harimo rero umugabo umutambyi, hari harimo witwaga Sadoki yari umutambyi, hakabamo Natani nk'umuhanuzi, hakabamo witwaga Benaya mwene Yehoyada umugabo w'intwari w'Ikabuseri wari umugaba mukuru w'ingabo zo kwa Dawidi. Muri mwibuka Benaya ubushize nigeze kumabwiraho mbabwira inkomoko ya Kabuseri, muzi ku itoro ryacu yitwa Kabuseri. Uyu rero Benaya akomoka Ikabuseri hahandi twababwiraga, uyu ni wacu Ikabuseri, Benaya niho akomoka. Yavuyeyo iwabo aza mu ngabo za Dawidi, amaze kwinjira yakoze ibintu byinshi bitandukanye, yishe intare mu gihe cya Shelegi, yararwanya ari umuhanga mu kurwana, agenda azamuka kugeza ku rwego we yazamutse afite intego yo kuba mu bantu 3 babana na Dawidi. Arangije rero ayiza kuyigeraho. Igihe Dawidi yagiye kwimika Salomo, yahamagaye Sadoki nk'umutambyi, ahamagara Natani nk'umuhanuzi, ahamagara Benaya. Aba n'abagabo 3 bakomeye cyane bari bakomeye mu bwami bwa Dawidi, aribo baje kwimika Salomo. Salomo rero amaze kwima ingoma ajya gusenga Imana, arimo kwisaba ubwenge, avuga ati nzayobora nte kino gihugu gikomeye, ubwoko witoranyije nk'Imana, igihugu gifite abanyabwenge, abahanga bajyana mu bakoze ku ngoma ya data, abasirikare bakomeye, aba bantu bose nzabayobora gute? Igihe rero yari arimo asenga Imana mu ubwenge. Amaze kuvayo rero araza, nibwo yahuye na case y'aba bantu abagore 2 babyaye bari kumwe, noneho umwe akiba umwana wa mugenzi we. Uyu nguyu yaravuze ngo umugaragu wawe, ngo jewe umujakazi wawe igihe nari ndyamye ngo nsinziriye, yaryamye umwana we ari muzima, ariko yicuye bujya gucya igihe agiye guha umwana ibere. Nagira ngo dusobanure neza hano hantu. No kuvuga ngo kuryama agasinzira bivuze iki? No kuvuga ngo umubyeyi wese cyangwa se umuntu wese ufite inshingano zo kurera, ugomba guhora uri maso ku mwana wawe, ugomba guhora uri maso ukurikirana ubuzima bw'umwana wawe. Ufite inshingano zo kumwigisha, ufite inshingano zo kumugaburira, ufite inshingano zo kumuha uburere, zo kumwigisha uko azabana n'abandi, zo kumwigisha uko azaba umugabo muzima, cyangwa se uko azaba umugore muzima nawe uzaba afite urugo ruzima rwubashywe. Niba ngo hari ukwigisha umuntu mu masomo asanzwe, hakaba no kwigisha umuntu nanone mu bijyanye no kumuha discipline. Rero igihe cyo kurangara, igihe cyo gusinzira ni ryari? Ni cya gihe umubyeyi we yibereye mu rugo, akabazi k'umwana arimo kwiga. Nibyo koko school fees warazibonye, nibyo koko Imana yaguhaye umugisha n'amafaranga urayafite, cyangwa se wenda ufite n'akazi keza. Nibyo koko Imana yaguhaye umugisha warabyaye ufite abana. Nibyo koko ugiye no kubashakira ishuri kandi ubonye ishuri ryiza pe ryigisha neza. Twebwe iyo bavuze ishuri ryiza biba bijyanye na standard y'iryo shuri ririho. Nanone standard ijyana n'ibintu byinshi, uko bagenda barankinga amashuri mu standards atandukanye kugira ngo bazavuge ko ishuri ari ryiza rimeze neza. Ntabwo ari inyubako gusa, nubwo nayo zirimo, inyubako zirimo, abarimu barimo, abarimu beza babahanga bindobanure bavuye mu bihugu bitandukanye kuko bagaragaraho ubuhanga. Noneho ku buryo n'abana bahigiye basohoka bafite ubwenge, bafite ubumenyi bwinshi cyane bahawe. Noneho nibyo koko umwana umujyanye ku iryo shuri, ufite urugo rwubashywe, umeze neza rwose, ahandi Imana iguhamisha. Ariko uyu mwana wohereje hariya, ashobora guhura n'abandi bana bava mu miryango yemera bya bindi navugaga. Ashobora kuba ava mu miryango, sinzi uretse gusa ko ntemera ko hari umubyeyi ushobora kwigisha umwana we akiri muto akamubwira ko kunywa itabi ari byiza, kunywa inzoga ari byiza, gusambana ari byiza.
ariko hari igihe umwana agira ibyago akavukira mu muryango ukora ibyo bintu, umwana abibona kugeza igihe yumva ko ari umuco akabyakira nkaho ntacyo bitwaye. Noneho uriya mwana wimenyereye wumva ko ntacyo bitwaye kubera ko ni wawe habona, iyo ageze ku ishuri agahura n'umwana wawe nawe atangira kumwumvisha ko ntacyo bitwaye kubera ko iwawe babikora, ahubwo abatabikora aribo bafite ikibazo. Uko abarimu bamwigisha za shimi na za fizike n'imibare, hari undi mwana begeranye urimo kumubwira ibindi. Hakaba n'igihe nanone muri ba barimu babigisha nabo harimo ba bandi bakora ibyo ngibyo, akamwigisha ariko yagera no hirya agatangira kumubwira n'ibyo bindi. Uko umwana arimo arahura n'abarimu babiri, umwigisha ibyamujyanye kuko watangiye school fees, n'umwigisha ibindi bitari no kuri curriculum ya cya kigo ku masomo baziga, ahubwo arimo guhabwa n'abandi kubera na society babayemo. Uko agenda kura yigira hejuru, ukazabona umwana arimo aradevelop ibintu utigeze utekereza ko byaba mu rugo rwawe. Ukabona umwana arimo arazana ingeso utigeze utekereza ko zabaye wawe mu rugo. Wajya ku ishuri kubaza abashinzwe discipline bakavuga ati natwe nuko tumubona ariko ntabwo ari twabimwigishije, tumubona uko nguko, ariko mu byo twigisha hano ibyo ngibyo ntabwo birimo. Wamubaza we yabikuye kuko yamaze kugera ku rwego rwo adakeneye kukumva ntabikubwire. Wazajya kubona ko umwana yahindutse umuntu utigeze utekereza mu buzima bwawe, yahindutse umuntu utigeze wifuza kurera mu rugo rwawe, kandi n'umwana wawe nturi bumute, nturi mu kukubitara ugera wana mukubita guseka, nturi butware kuri polisi ngo nimufunge, kuri iyo bamufunga nta n'ikintu na kimwe iyo byageze aho ngaho wowe ushobora kumukoraho. Sindwara ngo uramujyana kwa muganga bamuvure, kumutwara niyo bamutwara mu kigo ngororamuco nibyo, hari abagerayo koko pe bakazagaruka kubona barabaye abantu bazima, ariko n'abagerayo bakazagaruka uko bagiyeyo. Ibyo bintu rero ni ibintu bigoranye cyane kugeza ubu ngubu. Iyo niyo systeme turimo. Aho niho uyu munsi naje kugira ngo tuganire nge nawe. Mubaze ngo ese mubyeyi wabyaye, mubyeyi urimo kurera abana bawe, urimo urabarera ute? Ese urimo urabona bameze gute kugeza ubu ngubu? Ubwo nimo ndavuga muri iyo si ifata umuntu igatwara ibitekerezo bye ikamuhindura uko amutekerezaga ntaba ari ko amera. Ejo umwana akazagupfira ubusa umureba, akazabikirumba akabikirara umureba, utarabuze amafaranga yo kumwigisha, utarabuze ikintu na kimwe cyo wamukorera, agahinda kakakwita uzi kugira ngo umwana wawe ananirane. Noneho ufite n'ubushobozi ahubwo usange ahangaha mwihangane, ntabwo ndimo ngambiriye wenda kugira ngo mbababaze cyangwa se bakomeretsa, ahubwo ndimo ndagira ngo dufatanye nge nawe dushaka igisubizo cy'icyo twakora kugira ngo uwo mwana agaruke abe muzima. Ese nashimwe cyane. Ntabwo ndimo kubabwira nk'umuntu uvuga gusa ngo ndatanga amakuru hanyuma nigendere. Oye, hirya yo kumara kubwira ibi ngibi tuzanaganira icyo twakora kugira ngo umwana agaruke, kuko ntabwo ari kuvuga ngo kuba yarabaye gutyo byararangiye. Haracyari ibyiringiro ko ashobora no kongera akagaruka, akongera akaba umuntu muzima. Niba hari ikintu kibabaza ni ukubona akenshi mbaho urugero nk'abantu hano mu gihe hari igihe umuntu afite ubushobozi pe urigisha abana bawe nibyo, noneho hakaba n'umwana w'ahandi hantu wenda wifashirizaho umukene wiviriye iyo ngiyo kure, wenda umuvandimwe wawe udafite ubushobozi cyangwa se none wajya kubona ukabona wa wundi wazanye ufasha arava kwiga akuzana, niwe urupfa gushimisha umutima wawe, akakuzana na biroti nzima, akakuzana amanota mazima, wareba kuri discipline ugasanga iruzi, wareba wa wundi wawe ugasanga ibintu byose biroti zose n'imituku. Buri mwaka hindura ikigo. Buri hari abantu uzatinye umuntu wiga, hari abantu bize muri segonderi yiga imyaka 6 ku bigo bitandatu. Buri mwaka yiga ku kigo kimwe, buri undi akajya ku kindi, undi akajya ku kindi, undi akajya ku kindi, undi akajya ku kindi. Mu byukuri ubusanzwe segonderi nk'umwana muzima wize neza atize ku kigo kimwe yakwiga ku bigo bibiri. Aho yigiye tronkome naho agende yaho yigiye erevu. Nuvuga ngo niba amaze gukora tronkome, leta ishobora kumuhamagara ku kindi kigo akakijyaho. Cyangwa se niba atabonye na ya leta wenda bishobora kubaho ko atayabonye, ababyeyi bakamushakira indi shuri wenda rya priva akaryigiramo karangiza. Ariko umuntu wize imyaka 6 akiga ku bigo bitandatu, cyangwa se imyaka 6 akiga ku bigo 4 cyangwa 5, aho yatinze yahize imyaka 2. Uwawe wiri gushakisha ikigo azatwaraho, ikigo uzamutwaraho, umwaka umwe yize kuri iki, undi yize kuri iki, undi yize kuri iki, nyama wa wundi rero hari aho bigera ababyeyi bamwe, iyo mvuga hari ingero zimwe na zimwe tuba dufite, aho umuntu muri we yumva agize ishyara akavuga ati ni gute abanjye bananiye nka ndimo kwigisha ba rubanda, akazabwira ati mwihangane school fees zarabuze ntabwo nyifite ubushobozi bwo kwigisha abana ba bandi, akabara baretse kubera ko abe yabonye ko byanze nta kintu kirimo kuvamo.
uyu ni umwuka ukukwitira umwana ukababara akabahoza umutima wawe. Kandi nyamara buriya mu by'ukuri kambabwiza ukuri, abana ni umugisha ku babyeyi, tuzabibona. Hari abantu umugabo witwa Yosefu yabyaye abana babiri b'abahungu, w'imfura mwita Manase. Haravuga ngo koko Imana inyibagije imibabaro nakuye mu muryango wanjye. Hari undi wa kabiri mwita Efurayimu, aravuga ngo Imana impereye umugisha, Imana inyaguriye mu gihugu nagiriye mu mubabaro wanjye. Hari imibabaro ibiri udashobora kuvurwa n'ikintu nacyo kimwe kibaho ku isi. Umubabaro wa mbere ni umubabaro utewe n'umuryango wavutsemo, cyangwa se uwacumbitse muri umwana waravutse ugasanga nta babyeyi ufite, badahari ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ababyeyi bashobora gupfa, cyangwa se ushobora no kutabamenya kubera impamvu nyinshi zitandukanye twese tuzi nk'abantu. Famiye ukuriyemo ikagukomeretsa cyane ku buryo ukura wumva warazinutswe ikintu cyitwa umuntu. Kiriya gikomere ntushobora kugikizwa n'akazi keza niyo bakugira, niyo baguha umwanya wa mbere ari uhembwa amafaranga menshi mu gihugu. Kiriya gikomere ntushobora kugikizwa na business ya mbere ngo ube umukire wubaka amazu meza mu gihugu, ibyo ntibishoboka. Kiriya gikomere gikizwa gusa no kubyara umwana uvuye muri wowe. Iyo avutse arakomora ibikomere ugakira ukaba muzima. Iyo umurebye akumaramo imibabaro y'abantu, y'amasura yose yaguciye mu maso y'abantu bakubabaje, uriya mwana akumara umubabaro. Nanone undi mubabaro wa kabiri udashobora kumarwa, ubwo ni muri 41 mu itangiriro umurongo waho muri 50 gutyo. Umubabaro nanone wa kabiri gukorera ahantu uri umwana ukora akazi kaho, bakagukoresha uburetwa, ugakena, ugasonza, ukajya ubona abana b'abandi barabyuka mu gitondo bakakubwira ngo umwana w'imyaka aba mungana mu myaka imwe wenda mwese, ugasanga urimo urabakorera ibyo urakora ibi, wenda ni uri mukuru ngo urabaruta ariko murangana. Ahantu hose ugasanga uhora udahabwa agaciro nk'umwana, ahubwo ugasanga urakora nk'ibyo abantu bakuru bagakoze mu gihe wowe udahawe uburenganzira bwo kumwana. Icyo kintu cyo kwimwa uburenganzira bwo kumwana ahantu rero kirakurya mu mutima. Kiriya gikomeye nanone kivurwa no kubyara umwana wawe, none ukamuha agaciro kandi wumva gutahawe, ukavuga uti nimbyara umwana wanjye agaciro kose ntahawe genza akamuha. Iyo umubyaye ukakamuha agukiza bya bikomere na bamubabaro. Iyo rero Satani aje akagutwara bano bana bombi, aba yongeye gukomeretsa bwa kabiri agusubije mu bikomere byo wakuye muri wa muryango uvukamo, aba yongeye gukomeretsa nanone agushubije muri cya gikomere wakuye muri society wakuriyemo. Ni ukuvuga ngo ni ibikomere bibiri. Abana nibura mbere na mbere babanza gukiza mu mutima wawe. Abana bakiza umutima w'umubyeyi bwoko bw'Imana. Iyo hari ikintu gishimisha ni ukubona abana bashimisha umutima. Nagira nkubwire ngo nawe washatse utari wabona, humura. Imana wizeye, Imana usenga, Imana yaguhaye urwo rushako, Imana yaguhaye uwo mugabo, Imana yaguhaye uwo mugore, Imana yagukuye hahande ayo mateka nawe uzi Imana yakurindiyemo ubuzima bwawe kubuzi uko wavutse uhereye igihe wavukiye kugeza igihe wamenye ubwenge aho waciye ibyo waciyemo byose. Imana irabizi kandi mu gihe gikwiriye Imana izakumara umubabaro. Ndagira umubwire ngo wakire urwo rubyaro mu izina ry'umwami wacu Yesu. Noneho rero aba bantu iyo society cyangwa se ubuzima tubayemo, iyo haje ikintu gishaka gutwara uriya ubwenge bw'uriya mwana, gishaka gutwara ubuzima bw'uriya mwana, gishaka gutwara iyerekwa ry'uriya mwana, kiba kiguhemukiye cyane kuko gishaka gusubiza muri iyi mibabaro. Nanone hari undi mwuka wa kabiri wenda nkubabwireho nubwo iminota yangira imirangira. Hari kuvuga ngo umwana namubyaye namureze gikristo, noneho avukiye ku isi irimo abanyamashyari, irimo abagome, irimo abantu batanyifuriza ibyiza. Noneho bafashe wa mwana wanjye bamutumyeho abana babo, cyane cyane aho bahurira iyo batabashije kwinjira mu rugo iwawe, hari igihe bamutumaho abana babo. Umuntu agafata umwambaro w'umwana we akawutwara mu bapfumu akawutongera, yarangiza akawuha umwana akamubwira tuzagire nugera ku ishuri uzankorera ikintu ngiye kugusaba, uzahe uriya mwana wo kwa kanaka, uyu mwenda mbere yuko uwambara uzawumuha azabanza wambare, namara kuwambara muri mwe cyangwa wambayemo uzawumese wongere nawe wambaye ntacyo bitwaye, kugira ngo atazagira wenda hatazagira icyo bazaruka, ariko uzabinkorera uko nguko. Wa mwenda yamuhaye rero akawutwara yagera ku ishuri akawambika wa mwana. Umwana yagiye ku ishuri ari muzima, wazaje kubona uko umwana agarutse ubwenge bwaragiye, umwana yatsindaga neza mu ishuri abaye umuswa, umwana yari afite discipline abaye indiscipline, ugasanga kubera iki ubwenge bwe babutwaye,
ya destiny y'Imana yari yamuteguriye bariya barozi barayihakinze barayitwaye yahagera umubyeyi agashoberwa. Uyu ni umwuka nanone uyu ni umwanzi uza gutwara umwana wawe. Rero ibyo nimo mbabwira ngo turimo tugiye gusenga amasengesho avuga ngo Mana nsubiza umwana wanjye, nsubiza umwana wanjye. Ndagira ngo mubwire ngo ubwo byakomera uko byamera kose, uyu mugore umwana we bari bamumwatse bamutwaye, bamuzanira umwana upfuye. Bamaze kumuzanira umwana upfuye, nuvuga ngo ni kwa kundi Satani yakwambuye, yambuye umwana wawe ibitekerezo, yambuye umwana wawe ubuzima, yambuye umwana wawe iyerekwa ryari riri muri we, akamutwara yangiza akamushyiramo ikintu gisa kitari kizima, akamurundamo ibitabe, akamurundamo ibiyoga, akamurundamo ibintu byose. Nuvuga ngo uramubona ko hari ariko nta buzima afite. N'uyu mugore igihe yari aryamye bamaze kumuguranira yumvaga mu gituza harimo umwana, ariko umwana yari apfumbase ntabwo yari akiri muzima wari wamutwaye. Nagira ngo mbwire ngo wa mubyeyi we wicaye muri urwo rugo ukabona upfumbase umwana utagifite ibitekerezo, abapfuye ku mubiri bo nta kibazo bararuhutse baragiye, ubwo imwe niba barakijijwe tuzahura nabo kuri wa munsi, cyangwa se ntabwo ari uzagena abazagiye mu bwami bwo mu ijuru, ab'Imana yarigabiye, ab'Imana izariha tuzahurirayo nabo. Abamaze kugenda bo ntacyo twabakoraho. Ndimo ndavuga gusa abakiri bazima bagenda bacyambaye uyu mubiri, bagifite ibitekerezo, bagifite amahirwe yuko bakongera bakagaruka. Ndabasabye babyeyi ni muze muri minsi y'amasengesho tugiye gusenga, ni muze muri semina tugiye kwiga, twige uburyo ki dushobora, tubanze turebe niki kirimo gutwara abana bacu, niki kirimo kubambura ubuzima, niki kirimo kubambura ubwenge, niki kirimo kubambura imibereho. None tumara kukibona twongere dufatire hamwe ingamba suko tugiye kubasengera. Ntago ndabizi neza bizashoboka, kuko uyu mugore maze gutwarwa umwana we, igihe we yari yamaze kubona ko nta cyashoboka, igihe yari yamaze kubona ko ntacyo yakora, igihe yari yamaze gutakaza ibyiringiro y'uko uyu mwana atazongera kumubona. Muri icyo gihe nibwo yavuze ngo reka ngende nsanga umwami. Amaze gusanga umwami, ageze imbere y'umwami, umwami ni wamushubije umwana we. Ndagira ngo mbwire ngo natwe dufite umwami wacu Yesu Kristo, wa wundi wapfuye akazuka, wa wundi wadusezeranyije yuko icyo tuzasaba mu izina cye ryose tuzagihabwa, wa wundi utinihira iminiho, wa wundi utwingingira kwa data, wa wundi utazaduhana, wa wundi uzabana natwe kugeza ku munsi w'imperuka. Uwo niwe mwami twizera, niwe mwami dushoboye, niwe mwami wenyine dushobora kujya imbere tugatakira, dushobora kujya imbere tukinginga, hanyuma akongera akadusubiza abana bacu. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero kwari gutangira ngira ngo mbahe umurongo w'ibyo tuzigiramo. Iyo biza gukunda twagakomeje nejo bundi tukageza ku cyumweru wenda byarangiye, none icyumweru gitaha tugatangira gusenga. Tumaze kwiga neza, tumaze gucukumbura ngo tumenye neza n'ibyo tugiye gusengera ibyo ari byo, kuko nanone buriya biragora. Ntushobora gusenga utazi icyo usengera, ntabwo ushobora kurasa. Paulo aravuga ngo ndarasa ngo ariko sindi nkuhusha, ndakubita ariko sindi nkuhusha. Nuvuga ngo kudahusha rero ni ugukubita ikintu ureba kandi uzi. Iyo urwana uhusha rero nuvuga ngo nugusenga gusa ariko utazi neza ibyo usengera ibyo ari byo. Nukubanza kumenya ese uyu mwana niki kimutwaye, ni umwuka w'abarozi, ese ni system y'isi ndimo kumutwara, nabandi bana barimo kumugira ibira, barimo kumutwara nk'ikirara. Ese niki kirimo gutwara ubwenge bwe, niki kirimo kumutwarira ubuzima, niki kirimo kumwambura iyerekwa yari afite ry'ubuzima, niki kishe nyuma y'ubu buzima bwe. Rero ibintu byo tugiye kwiga muri iyi minsi tubicukumbure cyane, hanyuma nitumara kubibona neza ndagira ngo mbasabe muzanyemerere dufatanye dusenge kugira ngo turokore generation yacu, turokora abana bacu, turokora abana b'Abanyarwanda, turokora abana b'Abanyafurika, turokore iyi generation, kuko ibihari kuri isi birimo biraduhinyuza. Ibyo tubona n'amaso yacu birimo biraduhinyuza. Abantu benshi bafasha abana babo babatwara kwiga mu mashuri meza akomeye yo hanze. Igihe umubyeyi yatekereza ko umwana we azagaruka aje kuyobora igihugu, azagaruka ari umuntu ushobora kugira umumaro igihugu, yajya kubona agiye kumwakira ku kibuga cy'indege akabona umwana aje yaratobaguye amatwi, amazuru yarapfumuye kandi ari umuhungu, ibipantaro biracitse, ibikweto biracitse, yamureba agahinda akakamwinja akavuga ati uyu niwe muntu nohererezaga amadolari angana gutya buri kwezi, uyu niwe muntu ninvestingaga mu nzi yuko azagaruka akagira umumaro igihugu ndetse n'umuryango wanjye, uyu niwe muntu nohererezaga ibi. Umubyeyi akababara cyane akumva ko yatakaje umwanya. Ndagira ngo mbabwire ngo mwirenganye abana sibo, ahubwo nimuze duhagarare tuvugane n'umwami waremye isi n'ijuru, tuvugane n'umwami wacu, hanyuma tumusabe adusubize abana bacu, tumusabe abakobo turi mu maboko y'uriya mwanzi. Uko umwami Salomo yatabaye uyu mugore, niko umwami Yesu Kristo agiye kudutabara. Ubwoko bw'Imana, Imana imwije baho umugisha. Munyemerere rero tuzongere duhure nanone, aba udashoboye gukurikira kuri radio Umucyo cyangwa se izi nyigisho zizakomeza nejo, kuko tuzakomeza ntago tuzongera ku cyumweru gusa, ahubwo nejo tuziga no kuwa kabiri gukomeza mpaka ku cyumweru. Nibidakunda ko tuzagaruka hano muri iyi minsi mbere yo ku cyumweru, tuzaba turimo dukoresha iriya channel yacu ya YouTube
inyigisho zajya zijyaho. Nanone turimo dukoresha iriya WhatsApp group tujye tuganiriraho. Inomero yayo rero ni 078 79 28 288. Iyo niyo nomero rero muzakoresha kugira ngo mu 277 078 79 28 277 murayihamagara noneho mubwira bashyire kuri urwo rubuga kugira ngo tuganireho izi nyigisho muri iki cyumweru. Imana yo mwijeho umugisha, mukomeze mugire umunsi mwiza. Shalom.